Ibintu nk'ibi iyo ndimo ndabibabwira ukwiriye kubyumva cyane. Ndavuga izi mbaraga, izi nzozi n'eshatu ngiye kuvuga uyu munsi, kuba uzibona ukazibonaho ukazirota kenshi byagiye bigutera ubwoba, ariko ndagira ngo ngusobanurire ibi bintu. Niba byaraje ku buzima bwawe, menya yuko hari icyo abarozi bari gukora. Menya ko hari ibyo abarozi bari gukora ku buzima bwawe, ukeneye kubimenya. Wamara kubimenya ukamenya uko urwana, ukamenya uko utsinda, ukamenya uko unesha. Ibi bintu ukeneye kubimenya ukabisobanukirwa. Niba ibi bintu bikubaho uryamye mu bicuku bya nijoro, ibi bintu ukabibona ukabyibonaho, bikagutera ubwoba, ndetse wabyuka bikagumya bikagutera ubwoba. Izi inzozi uko ari eshatu nje kugira ngo tuziganireho, nzigusobanurire, kandi nimara kuzigusobanurira umenye ngo niba warazibonye zikaboneka ku buzima bwawe, ukeneye gusengerwa, ukeneye gusenga, ukeneye gusengerwa, kandi ikindi ukeneye gukora bino bintu. Yesu ashimwe, nkwifurije umugisha w'Imana. Ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Imana iguha umugisha. Njye ndi Prophet Emma ugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje kuganira nk'ibisanzwe. Uyu ni umwanya wo kubohoka. Iyi ni ya saha yo kubohoka. Ni isaha ibohokeyemo abantu benshi. Iki kiganiro kibohokeyemo abantu benshi bahawe umugisha. Hari abantu bambwira bati Imana iguha umugisha. Hari byinshi twagiye tumenya, ariko hari na byinshi byagiye biva ku buzima bwacu. Hari abari baboshywe n'iminyururu, hari abari bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga za karande zari ziboshye ubuzima bwabo. Bagenda babohoka binyuze muri iki kiganiro hamwe no kubasengera Imana. Rero turakomeje. Uyu munsi tugiye kuganira ibindi bintu bikomeye. Uyu munsi tugiye kuganira ibindi bintu bikomeye kandi by'ingenzi abantu benshi bakenera mu buzima bwabo. Ibi bintu icyo ubyumva, ibi bintu birashoboka ko wari usanzwe ubyumva cyangwa se wari usanzwe unabyibonaho, ariko ntubashe gusobanukirwa ngo ni ibiki, ntubashe kumenya ngo mbese bimeze gute. Hari inzozi ujya urota, izo nzozi wazirota zikaba zirimo hari ikintu zikwereka, hari ikintu zirimo ziguhishurira, zirimo zikumenyesha kigiye kuba ku buzima bwawe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nzozi uzarota. Izo nzozi niba ujya uzirota cyangwa se niba warazirose ukazibona, menya ko umurozi yamaze kuroga ubuzima bwawe, ndetse no muri ako kanya urimo uzibona hari igicaniro bakubakiye. Izo nzozi urazibona bikaba ari nkaho ari inzozi, ariko ari ibintu birimo biraba mu isi y'umwuka. Biba bisobanuye ko mu isi y'umwuka barimo barakuroga, ibyo bintu biba birimo birakorwa. Hari inzozi turota zikitwa ko ari inzozi, ariko mu isi y'umwuka bikaba birimo birakorwa. Iyo tuganira bino nkunda kubabwira ngo ntabwo mbabwira imbaraga z'abadayimoni, ahubwo ndababwira ibyo amadayimoni bakoresha amayeri, uburyo bananiza abantu b'Imana, bakabatsikamira bakabananiza. Ariko nkakubwira gukomera kw'Imana yacu. Haleluya. Nkakubwira gukomera kw'Imana yacu, nkakubwira imbaraga z'Imana yacu. Imana yacu ishimwe cyane. Nkakubwira imbaraga z'Imana yacu. Nubwo abadayimoni bahari, nubwo abarozi bahari, ariko Yesu uri hejuru, Yesu uri muri twebwe n'intwari kandi arakiza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu uri muri twebwe n'intwari kandi arakiza. Yesu uri muri twebwe arahambaye. Yesu uri muri twebwe abasha byose. Rero ni ngombwa ko tuganira ikibazo tukakimenya, twamara kukimenya tukamenya nuko tukirinda. Nubwo abarozi baturoze, ariko mu ijuru hari Imana irogora, mu ijuru hari Imana ibohora. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane.
nkiri hano ndagira ngo mvugane nawe, we wumva ibi biganiro nkora, niba ubikunze jya ukora ukore like aho ngaho kuri YouTube, kuri ako gakumwe ka like, Imana iguha umugisha. Ujye ukora comment yawe, ushyiremo comment yawe uko ubyumva nawe uko ubibona, cyangwa se ugire n'ikibazo tubaza, ubutaha nitwongera tuzongere tugihereho, nta kibazo. Hari inzozi ushobora kuba wararose ntuzisobanukirwe. Muri uru rugendo turafashanya, Imana y'amahoro itugirire neza. Rero tugiye kuvuga izi nzozi, ndavuga inzozi eshatu, niba warazibonyeho umenye yuko ukeneye gusengerwa byihuse, warazibonye ku buzima bwawe, ukazibona ukeneye gusengerwa byihuse. Ibi bintu ntubifate nk'ibintu bisanzwe, ntubifate nk'ibintu biraho, ntubifate nk'ibintu wumvishije ngo ubisigaho ngaho. Oya, ukeneye gusengerwa byihuse, kuko utari wasengerwa, utari wasenya icyo gicaniro cy'abarozi, utari wasenya icyo gicaniro cy'abazimu, ntabwo ushobora kugira ahantu ugera. Ibi bintu iyo ubyibonaho, umurozi aba yaramaze kukuroga, aba yaramaze kugufatisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukibyibonaho ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi cyane ugasengerwa mu izina rya Yesu. Reka twihute cyane. Icyambere, uzaryama mu bicuku bya nijoro uryamye. Hari umuntu ukunda kurota inzoka kenshi. Iyo tuvuze inzoka, ubundi ubusobanuro bw'inzoka, ubundi bwa mbere isobanura umuriganya. Akenshi iyo ubona inzoka iza ku buzima bwawe, haba hari umwuka w'abadayimoni wo kukuriganya. Ariko noneho iyi nzoka uburyo ngiye kuyivugamo, wararyamye, umaze kuryama ubona inzoka ije ikurumye ku gitsinsino, cyangwa se uyibona uryamye, umaze kwibona uryamye, iyi nzoka ubona iri ku buriri bwawe, cyangwa se iyi nzoka uyibona ikwizingira mu ijosi, cyangwa iyi nzoka uyibona ikwizingira mu nda. Iyi nzoka uyibona muri ubwo buryo. Ikindi, iyi nzoka warayibonye, uyibona ari nk'inzoka y'impiri iza imbere yawe, izamura umutwe. Hari ukuntu inzoka y'impiri izamura umutwe igahindukira ikakureba, ihagaze nka kobra, ku buryo ubu uyireba ukabibona uryamye mu nzozi zawe, ndetse bikagutera ubwoba cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Bikagutera ubwoba cyane. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ukeneye gusenga cyane, ndetse ukeneye gusengerwa, kuko mu isi y'umwuka hari umurozi urimo uraroga ubuzima bwawe. Icyo ntabwo isi icyo gusa, ubuzima bwawe baba barabwubakiye igicaniro, barimo baraburoga. Hari imbaraga z'imyuka mibi ziba ziza ku buzima bwawe. Izo mbaraga zishobora kuza mu buryo bw'ibitega, ari nk'amahembe, shobora kuza mu buryo ari uburyo bw'imyuka mibi, ya yindi bahuhera ikaza ku buzima bw'umuntu. Iyo myuka ikaza igusanga ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo hari imyuka bagutumaho, kuko iyo nzoka kenshi iba ari intumano. Iyo nzoka aba ari intumano, aba ari iyo bakoherereje ku buzima bwawe. Akenshi uzayisanga iri ku buriri bwawe, uzarota iyo nzoka uyibona ku buriri bwawe, cyangwa se urote uyisanga mu nzu iri aho ngaho gutyo gusa, ukanayirukana ntigende. Iyo ngiyo aba ari intumano. Bivuze ko hari umurozi wohereza ibintu mu rugo rwawe. Ni ukuvuga ngo hari umurozi wohereza ibintu mu rugo rwawe, kandi akifashisha iyo nzoka wabonye mu kiroto cyawe. Rero icyo bisaba ni iki? Birasaba gusenga. Ikintu uba ukeneye deliverance, kandi deliverance itangirira he? Itangirira ku gakiza kazima kuzuye. Kuko buryo tuvuga deliverance itangirira ku gukizwa. Cyambere ubanza kwihana ibyaha, ukamenya ijambo ry'Imana. Ikindi cyongeyeho, ukagira umubyeyi wo mu mwuka. Kugira umubyeyi wo mu mwuka ni iki? Uyu mubyeyi niwe ugufasha mu kintu cya deliverance nayo tuzayivugaho, tuvuga uburyo
ukorwa n'ibiryo igenda byose tubivugeho. Rero kugira ngo icyo kintu kiveho hakeneye umuntu ugufasha gusenya icyo gicaniro umurozi yubatse ku buzima bwawe. Abenshi bakunda kuvuga ngo ibyo ngibyo muba muvuga ngo umwenda wari ukingirije ahera buri wese akwiriye kwigererayo. Reka mbabwire, iyo waboshywe n'umuntu, abarozi ni abantu. Rero iyo umuntu ari we wakuboshye ukeneye kubohorwa n'undi muntu. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo umuntu ari we wakuboshye ukeneye kubohorwa n'undi muntu. Ni ukuvuga iki? Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, Bibiliya itwereka Yesu ageze kwa Lazaro, akagera ku gituro ku mva ya Lazaro. Yahasanze ngo ku mva ya Lazaro baramushyinguye, ngo ariko bamaze kumushingura ngo bashyira igitambaro, ngo bashyira ikibuye kinini ku mva ye. Yababajije, yababwiye ikintu gikomeye, arababwira ngo nimukureho igitare. Yesu yari afite ubushobozi butegeka kirya gitare ngo nikive kuri irya mva ya Lazaro. Ariko kubera ko abantu ari bo bashyize igitare ku mva ya Lazaro, arangije avuga ngo nimukureho igitare. Icyo ni kimwe. Kabiri, Lazaro ngo asohoka aboshye amaguru n'amaboko, ngo ahambiriye imigozi, ihambiriye ibitambaro amaguru n'amaboko. Yesu arongera arababwira ngo nimumuhambure. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero mu isi y'umwuka warozwe n'umurozi ni umuntu urimo ukoherereza ibyo ngibyo, ni umuntu. Ukeneye undi muntu ukwaturaho amagambo akubohora. Ukeneye undi muntu ukwaturaho amagambo agukura iyo bakuzirikiye. Ukeneye umuntu, kuko inyuma y'umuntu mubi habayo umuntu mwiza. Ndagira ngo unyumve neza, inyuma y'umuntu mubi habayo umuntu mwiza. Ushobora kwicara ngo abakozi b'Imana ngo twarabarambiye ngo ibe ngo hari bigeze ngo wamemukiye. Nyuma y'uwo waguhemukiye hari undi uzagutabara. Nyuma y'uwo waguhemukiye hari undi uzakuzamura. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubundi buryo bwa kabiri uzabonamo zino nzozi, uzaryama wibone urimo urarya inyama, ariko inyama z'abantu bapfuye. Wibona urimo urarya inyama, ariko inyama z'abantu bapfuye. Wibona urimo urarya inyama, ariko wibone izi nyama ukabona ni inyama ziboze, inyama mbi, ubone ziboze ukuntu, ukazibona ziboze rwose. Izo nyama ukabona ni ibintu biboze. Barimo barakuroga. Uburyo bakurozemo, bagutanzemo igitambo. Kuvuga ngo wamaze gutambwamo igitambo mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka umurozi yagutanzemo ibitambo. Izi nyama ubona urimo urarya bisobanuye ko bagutanzemo ibitambo. Ukeneye gusenga no gusengerwa. Ukeneye deliverance. Ukeneye deliverance, urayikeneye cyane. Urayikeneye. Imana itugirire neza. Ubundi buryo bwa gatatu, izindi nzozi, uzarota uri mu marimbi. Hari abantu bakunda kurota bari mu marimbi, noneho ukarota ugwa mu mwobo muremure cyane. Ukarota ugwa mu mwobo muremure cyane. Ikindi ukarota uri hagati y'ibituro. Ukibona uri hagati y'ibituro mu buzima, ukabona uri hagati mu marimbi, uri hagati ahantu ubona uri mu bituro hagati y'imva z'abantu bapfuye. Bundi ukibona uri mu manuka mu rwobo rurerure cyane rutagira igarukiro. Menya ngo ubuzima bwawe babutambyemo igitambo, wibera ikuzimu. Ubuzima bwawe babutanzemo igitambo. Ufite umurozi wagutanzemo igitambo, yagutangiye gutanzemo igitambo. Ubuzima bwawe niho yabutanze, bubikuzimu, niho bwibereye. Ukeneye iki? Ukeneye gusengerwa. Ukeneye gusengerwa. Ukeneye umuhanuzi w'Imana. Reka mbabwire, ingoma za 2:20 Yehoshafati abwira Abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, ariko mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe. Reka nkubwire, nta buzima uzabamo butarimo umuhanuzi. Ukeneye umuhanuzi. Ubuzima bwose ukeneye kugira umuhanuzi. Ukeneye bamenya. Reka nkubwire, hari igihe muvuga ngo nta bakozi b'Imana bagihari, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Imana ifite abantu.
Imana iracyafite abakozi b'Imana, mubo musengana, mubo mwasenganye, uzashakemo umuntu. Ntabwo abantu bose baba babi, uzashakemo umuntu mugendana, abe bamenya bawe, abe umuhanuzi wawe, abe umubyeyi wo mu mwuka, abe umuntu ugusengera. Ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bukeneye umuhanuzi. Ufite impamvu ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe. Umuhanuzi uramukeneye. Mu bantu udakwiriye kubura mu buzima ukeneyemo umuhanuzi. Buriya mu buzima uzamenyane n'umuntu ukomeye, Imana itugirire neza. Uzamenyane n'umuganga, uzamenyane n'umunyamategeko, uzamenyane n'umusirikare ukomeye, uzamenyane n'umuyobozi runaka ukomeye, abe minisita, ariko uzamenyane n'umuyobozi ukomeye. Abo bantu umva, uzamenyane n'umuganga, uzamenyane n'umunyamategeko, uzamenyane n'umusirikare ukomeye, uzamenyane n'umuyobozi ukomeye. Ariko nyuma yaho menyana n'umuhanuzi. Umuganga nurwara azakuvura, umunyamategeko nugira ikibazo gikeneye amategeko azakuburanira, umusirikare hari aho uzamukenera ugeze mu karengane umwitabaza kurwanirire, umuyobozi uzashaka serivisi agufashe kuyibona, umuhanuzi azagufasha mu by'umwuka, abadayimoni baguteye akwirukanire dayimoni, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugira ikibazo ukenere kumenya ubuzima bwawe uko buhagaze, Imana imugutumeho. Ukeneye bamenya, ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe. Sinkubwiye abantu 5 ukeneye kuba uri kumwe nabo. Aba bantu 5 urabakeneye, aba bantu 5 urabakeneye. Niba utari wagera ku rwego umenyana n'umuganga ukomeye, umunyamategeko ukomeye, umusirikare ukomeye, umuyobozi ukomeye, umuhanuzi ukomeye, abo bantu urabakeneye. Niba utari wababona senga ubabone. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka nkubwire ikintu, ibintu byose dukenera hano muri iyi si Imana ikoresha abantu. Ukeneye umuntu mu buzima bwawe, ukeneye umuntu, kandi ukeneye umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Ukeneye umuntu. Hari igihe dukunda kwivuriza ngo ngo nanga abantu. Urimo uraganira nabi, wanga abantu kandi nawe uri umuntu, ariko mu buzima bwawe ukeneye umuntu. Ikibazo ufite kugira ngo gikemuke ukeneye umuntu. Kugira ngo ubone akazi ukeneye umuntu. Kugira ngo ubone amafaranga ukeneye umuntu. Ubuzima bwawe bwose uzanyuramo Imana izakoresha umuntu. N'ikibazo ufite none ahangaha rero, bwaba uburwayi bw'abadayimoni, zaba imbaraga z'abazimu, zaba imbaraga za nyabingi, zaba izi mbaraga zose ziri ku buzima bwawe, ukeneye umuntu. Ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe, ukeneye umuntu musengana. Hari abantu bajye bakunda kuvuga ngo ngo nzisengera. Ntibishoboka. Ndagira nkubwire iki kintu, uzasenga imyaka ishire indize. Niba baragutanzemo ibitambo, ukeneye umuntu kubohoza akagukura iyo bakuzirikiye. Uzasenga, umva nkubwire, uzajya mu butayu uzasenga ya 40, uzagira gute? Cyokoze Imana kuko ari inyembaraga izagumya kugutungira muri ibyo bibazo ufite, ariko abadayimoni ntibazigera bakuvaho. Hakenewe umuntu Imana yahaye imbaraga. Yeriko yamaze imyaka 800 itari yahumanuka kuva igihe Yosuwa yayivumiye. Imara imyaka 800 itari yahumanuka, itegereza umuhanuzi w'Imana Elisa kugira ngo abari uza guhumanura Yeriko. Ukeneye umuntu. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ibyo ngibyo nubyibonaho, emera ko ukeneye. Ibi bintu by'Imana rega ntibisaba ubwenge bwinshi. Tubishyiramo ubwenge bwinshi budakenewe. Usanga abantu basenga ubwenge babumarira ahantu hadakenewe. Ubwenge reka kubumarira hadakenewe. Ibintu by'Imana bisaba kwiyoroshya ugatuza, kuko ibi ni iby'umwuka, bigenzuzwa umwuka. Ntabwo wabigenzuza umubiri, ntibishoboka. Ntabwo wabigenzuza umubiri, ntibishoboka. Ibibera mu isi y'umwuka, Imana iramutse igukoze ku maso ukareba intambara z'abadayimoni zibera mu isi y'umwuka, wakwiga gusenga, wakwiga kubaha abahanuzi, wakwiga gushaka abakozi b'Imana. Niba waramubonye ukaba umufite, akaba yarakubereye umuntu w'umumaro, uwo muntu mukomereho ntumuveho, mukumane. Niba hari umuhanuzi Imana yashyize mu buzima bwawe ukaba mugendanye mukaba mubana, uwo muntu ntumuveho. Wijarajara wijya gushakira ibindi ahandi, uwo muntu niwe ufite network yawe, mugumeho.
ukeneye umuhanuzi. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibahe umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Mvuze ibi bintu bitatu, reka ndekera aho ngaho, bashaka kuvuga iminota mikeya kugira ngo urebe iki kiganiro kirangize. Imana y'amahoro rero iguhereza umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, niba utari wakora subscribe uyikore, kandi ntukagenda udakoze comment, ntukagenda udatanze comment yawe, kugenda udakanze like ubwo bisobanura iki? Warebye ikiganiro, niba wagikunze shyiraho like, niba hari n'ibyo ubona bikwiriye kongeramo nabyo ubishyire muri comment, ariko we kugenda gutyo, wigenda utavuze. Vuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Vuga. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndi hano kubera mwebwe, nkora kubera mwebwe, kuko mubireba kandi mukananyereka ko mubireba. Mbona feedback nziza zinyereka ko mubireba kandi zikanyereka ko bibafasha, mukambwira ko bibafasha. Ndetse hari n'abarimo barakira, harimo abarimo barabohoka, harimo abarimo barabona umugisha, harimo barimo barafungurirwa imiryango. Ndaza gutangira kuzana ubuhamya bw'abantu barimo barakira, abantu barimo barabohoka binyuze muri ibi biganiro. Nari maze iminsi ntabikora, ariko abantu bagiye banyandikira message bavuga bati uzabikomeze, biradufasha, bituma tugira icyo tumenya, tugasobanukirwa ibyo turwana nabyo. So rero Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibahe umugisha buri muntu wese. Reka dufashanye muri uru rugendo, ko byagenda uko ariko kose, hamwe no gufashwa na Kristo tuzabishobora kandi tuzatsinda mu izina rya Yesu. Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi, nimuhumure, Yesu ari ku ngoma. Imana rero ibampera umugisha, mugubwe neza. Shalom shalom.